murakoze cyane. Clement Kwizera ni umuhungu w'imyaka 24, nkaba ndi umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Icyatumye mpitamo kuza muri Mr Rwanda cyari cyambere cyane, cyari ukwereka abasore cyangwa urubyiruko tungana kwitinyuka bakumva ko hari icyo bakora. Hari benshi bumva ko ibari ibintu bitandukanye nkuko mwagiye mubyumva mu itangazamakuru, bavuga ko ari by'abatinganyi ibintu nk'ibyo, ariko nagira ngo bamare impungenge mbereke ko ibyo batekereza hanze atari ko bimeze, ahubwo ko hari ubushobozi bwinshi bitewe na proje umuntu aba afite ishobora kubyara umusaruro ikamwicaza ahantu runaka. Ikintu nabanzanye mu irushanwa rya Mr Rwanda urebye ni byinshi bishingiye muri proje yanjye, kuko ni proje ipfundikiye nshaka kuzafungurira abanyarwanda mu myaka iri imbere, mu minsi iri imbere. Nako urebye ko amatariki agenda aza niko ibintu bigenda birushaho kuba byiza. Kuba rero bigipfundikiye ni byinshi mfitiye abanyarwanda kandi bibafitiye inyungu cyane cyane nk'abanyarwanda batuye mu Rwanda. Murakoze. Ibyagaragaye nyuma ya pass, abantu mbere yuko umuntu abona pass ntago baba byumva. Rero ukimara kubona pass buri wese akubwa congratulation akakwishyigikira, ariko bitavuze ko mbere yaho harabagucaga intege bakubwira biriya ni ibiki ugiyemo, baguca intege, ariko ubaho bigeze bari gusapotinga kuko hari urundi rwego uba umaze kubereka ko ushoboye. Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikintu nkunze guhugiramo urebye ni social medias, kureba bijyanye n'imyidagaduro, ubundi gusangira n'abantu, gusabana n'ibintu biranga abanyarwanda mu buzima busanzwe. Murakoze cyane. Ikintu nasaba abantu gukomeza kunshyigikira cyane, gukomeza kumba hafi, kunera ingabo mu bitugu nk'uko bakomeza kubikora mu minsi iri imbere, kuko aho turi kujya niho hasa nk'aho hakomeye, nirwo rugendo rusa nk'aho ruzaba rufata ko ari rwo rwa nyuma. Uru twatangiye rwari urwabanjirije. Icyo mbasaba ni ukunera ingabo mu bitugu gusa.